ariko uzi kujegera bayi uzi kujegera nyine nshatse kuvuga yuko hano hose ni 100% nyine urambaye neza gusa gusa urambaye neza rwose igikorwa cyanjye se sheri uri gukora iki hano? Nise urashaka iki? Wa mugabo urashaka iki ku mugore wawe? Sweetheart, uri umugore w'abagabo bangahe? Uri umugabo wanjye nawe ni umugabo wanjye. Sheri uvuze ngo iki? Ndavuze ngo wowe uri umugabo wanjye nawe ni umugabo wanjye. Umva rero nkubwire wa mugabo, ntago ntunzi sishaka ko dutera amahane. Uyu ni umugore wanjye wisezerana. Shase wagenda gake. Ari kugushuka. Nta kintu uza kubaza hano. Ibintu nubona nabi birakugwa nabi. Biza kunesha umutwe. Umva cishwa tugenda. Wa mugabo. Sho ugenda ndagusanga mu rugo. Dore urakuzi yubahe. Genda ndagusanga mu rugo mu bebe. Nimba ari umugore wawe wisezerana ndetse tukagenda mu mahoro. Genda ndagusanga mu rugo. Ase Jizere wabaye. Ibintu urimo nibiki? Musi urambaza icyo ubonye. Ntuzi umugabo muri gukora ndiki? Ni umugabo wanjye nawe uri umugabo wawe sinabikubwiye. Ariko urakomeje. Ese yamubeshye. Uyu ni umugabo wanjye nawe uri umugabo wanjye. Gusa iyo umuntu ushaka umugabo wisezerana. Umugabo wakuyubashye ukayivanga ukagenda ugakomeza inzira zawe uri mujyamo. Okay. Ubu. Ariko turaza kubisubiramo. Tangaciriza amazi ngeze. Ngaba mukomeze ibyo mwari muri. Bye mwa. Ariko nkubwije kuri wa mugabo. Shatse witonde. Ariko hari icyo atakubwiye. Umugore wisezerana. Gende se atakubwiye. Umugore wisezerana so ubu ngubu ari kumwe nawe. Kibona gihagaze n'urutwe. Nawe ntukiri umugabo. Umugabo wawe ningiye turi kumwe none ahangaha. Kagenda tugende gukomeza ibyo twa turimo, right? Indo outfit tumubwire. Akora ibyo bo. Dose bashaka kujya n'amaguru arinde taxi voiture kazi kadufata. Tugende dufata nago hano ubone ko zitwakiye wowe. Twakiye sure ko tandenza amavi. Sawa nyine. Ase shiri mu biki wandetse. Ase shiri wandetse ko nakubwiye ko ntabishaka ariko wamaye amahoro. Nese ubwo wanyimashu. Nakubwiye ntago mbishaka. Ase ntago ndi umugore wawe. Ubu nibwo wibutse ko uri umugore wawe. Hasi uri mu biki waretse. Ese upurise ugiye kunyima. Nakubwiye nta mwanya mbifitiye. Reka niruhukire ndazi. Basi reka ngumpfumbate rero turyame. Ntago mbishaka. Nese kugupfumbata nabyo ni ikibazo. Ariko ntukomeze kunshimashima. Nese ntago ndi umugore wawe. Bini bikiwe ntago ndi umugore wawe. Niba uri umugore wanjye se bivuze ko ugomba kumfata uko wishaka. Hani mu mitungo twasezeranye sibyo n'uyu urimo. Binawe biba. Nakubwiye. Nyine guma hamwe basi. None se niba cyangwa gukoraho sibwaretse. Nyine guma hamwe tujyame dusinye. Niba tsukunye. Ase shiri waretse. Niba umuntu atari muri mood ni ku ngufu se. Bebe none se ko ngushaka bigende gute. Ngero rero ntago ndi muri. Njya kubishaka hanze se. Nyine njye kubishaka hanze. Nushaka kugenda. Ibintu nabyo ni property yanjye. Ase wambabari. Nese njye kukura hanze. Hari ikibazo. Watuje. Nejo si umunsi. I need you. Nese njye ngushaka cyangwa ushaka ubungubu. Nse niba umuntu atari muri mood ntago ari muri mood. Pasa kamufumba. Okay, ariko ntukomeze kubuja. Nse nibi birimo waretse kuma hamwe. Ari mazabu. Bibisugo amaye. Nta mwanya ufite. Ihangane n'ejo n'umuntu.
Ariko sheri ibi bintu bizakomeza kugeza ryari koko? Ibiki? Urabizi mbyutse ngiye kujya mu kazi. Uba wateguye breakfast, uraho ngaho uri mu matelefone. Ibi bintu kweri bizarangira ryari? Asi ibiki birangira. Njye nakubwiye ko mfite ikibazo cy'umutwe mushaka kunyumva. Oya, ntukajye witwaza ngo urwaye mu mutwe, urwaye iki? Njye ntabwo urwaye mu mutwe, ndwaye umutwe. Bite byawe. Ariko ntabwo urwaye amaboko. Nuza ko byuka ugategurira umugabo wawe breakfast bigutwaye. Narakubwiye ngo nzakuvuze. Warananiye nuza uragira ngo ngire. Mbare nkugira umugabo we. Sibyo. Ufite amaboko nawe wabyikora. Ahubwo abakure kuri kunywera akantu ka breakfast umugore wawe urwaye. Ntabwo urwaye kuzumva uteza saga wihumuje gutya wabigize ibintu byatare kandi uramutse nabi pe. Rwose. Sinzi icyo umwana wamushaka kugira reka nidende byutse Umva garuka hano. Gisele garuka hano. Iki kintu sumbya tutavuganye. Iki giye kundatavuganye. Sinzi wenda uburyo umfatamo niba ugira ngo nanjye ndwaye mu mutwe. Nanjye ntago ndwaye umutwe. Ndi muzima. So? Ese uyibwira ko ibintu ukora ntabimenye? Ejo bundi waje wasinze undaza nabi nuka inzoga icyumba cyose. Ese watangiye ryari kunywa inzoga? Njyewe? Nywa inzoga? Hari undi tubana muri iyi nzu? Kumira. Njye Gisele? Hari undi tubana muri iyi nzu? Nakubwiye ngo aramutse nawe kugira ngo. Umva sheri. Kuba twarasezeranye ivangamutungo ntago bivuze ko ugomba kunsuzugura cyangwa ngo wikora ibyo wishakiye. Kuba ubyukira mu matelefone. Erega umenya ko uri umugore w'umugabo. Kora inshingano zawe nk'umugore. Mbare nanjye mbwire. Sibyo? Kuba njye natwe twasezeranye ivangamutungo ntago ari ibintu byo kujya ngo ntoromatize uneshe umutwe unyongere ikibazo zimfite. Sibyo? Edere nakubwiye ngo ushaka umukozi ni wanze kumushaka bikoresha amaboko yawe winsaza pe. Please. Okay. Bite sister? Utuye inaha se? Korera heza? Hirya. None se niba ntakugoyera agaserivisi nashaka kwaka, wagenda ukanzanira amazi hano hirya gato? Nta kibazo. Urakoze. Santa ko wishimye kandi uri kugenda mu mvura.
iyo baba we nta makuru ufite. Nahuye n'umusore mwiza cyane antuma amazi, ubu niwe nyakiriye. Ni uwahe? Atuye hariya. Hariya? Ahubwo reka ne gutinya, dore n'imvura ituba. Ngiye kujyana amazi, wowe ujya mu rugo, ba basore ubatekera ibirayi, ushyiremo n'ibishyimbo bivange bidahita aza mu kanya. Bari mu rugo se? N'ubu muze hari ahandi baba. Ngaho nyaraka dore n'imvura imeze nabi. Ndaje. Sunzi mukene igitondo we n'indi. Aya masaha pe. Mbandaraza mufungurire. Ese nka wowe ugeze hano ute? Nyine. Uje kumara iki hano? Nzanye amazi. Uruzanye amazi. Nde uri gutumye? Umuntu wahangaha. Kumva neza. Bavuga ngo narakunize ku mugabo wawe. Narageze ku mugabo wanjye wo mu rugo. Nakwica none bakaguha. Umwana urenga ni gutiya. Hako se sheri ayo mahane nayi. Umukobwa uri umva sister garuka. Umukobwa uri gutonganya uramuzi. Agiye ugabanya amahane. Ibyo yarazanye nk'ibyarangiye nagende. Sister ni amazi nari nagutumye. Ya wakoze. Urashaka ibintu bibera muri uru rugo bijya no hanze kweli? Ntabwo ushobora no kwihaga. Soka! Ngiye kwishakira umukozi ajya muri ibintu byose kuko genda abona wowe ntazi inshingano ziri kukunanira sizi. Ese ufite ikihe kibazo? Nikuti utamenya ko ndwaye izi bintu byose kuva kuko ndwaye ntubimenye bakwa barese icyo uzasoka sohoka si umva rata nkubaze ese waba uzi umuntu ukeneye akazi ko mu rugo umundangire? ese mama Ndamwibutse. Ndamutse. Okay. Genda umurangira nta kuntu umurangira uri hanze. Bigukundiye wamubwira uno munsi ukamunzanira nimugoroba tukavugana. Nta kuntu umwibukira hanze. Nta kibazo. Sawa urakoze. Murakoze. Ntureba? Sureba bino bintu uri kwigira. Jya kwizanira umukozi byazanywe nande? Byazanywe nande? Urumva? Ikindi ntabwo nzigera nkukozaho urushyi rwanjye. Beta. Wowe ubwawe uzivana muri iyi nzu. Suhisa bakuza mukoze? Beta. Cyane. Bravo. Sinzagira ikintu n'iki n'icyo urwana service. Wongera kunsaba muri iyi nzu. Ubwo ni cyumba. Mujyane ajya kumarira byose mama shenge we. Naho ibyo bikumwe ngo nzijyana. Bikumenge nawe. Humara rwose ntawe wenda kurya. Uri kubigira imikino shiri kandi uzabibona. Birindire shu. Iyo. Ni neza Jero. Kumbe na Gilbert. Okay. Ndi mu rugo. Hey. Shani karibu rwose nyine twabategurira mwasanga biri tayari.
Minota 45. Okay, nta kibazo ngo ndahita mbabwira. Sadi karibu ni karibu. Sheri. Twari tugize abashitsi. Nasha ubategurire nyine akantu keza ko kurya ngo baraza muri minota 45. Harimo n'akaboga nawe urabyumva. ariko rarumiwe njyewe niko se mugabo mwe simero ko tumye umukozi n'inteka umukozi warakora iki Muse mu gihe ataraza ntago wabikora. izo stress shu watumye umukozi tuvuga ko muntu uzongera gusaza undi winsaza winyaza sibyo Nose urumva ari nge wajya mu byombo wajya mu masafuriya wicaye aho ngaho. Wagize muri frigo ukamutuza dukonje. Excuse me? Yes. Mugezaho ukuntu maze. Ese ubwo birarenze kujya muri frigo ukazana amazi n'ibintu bya danger. Ngese kuri kunzi wako ngutekera. Asuzugura usigaranye none usize. Yes, sawa. Ngego surema. Swa kuzajya mu nzivana mu rugo. Mugiye mwashize mu nzifata ngo nivane mu rugo sawa. Nta mushyitsi wawe njya mumenyeshe ko nta mushyitsi wawe bwicaye muri ntebe. Urakomeje se? Ndakomeje cyane. Okay. Eka noneho nanjye nkorohereza. Sibyo ushaka? Nawe muri stress nawe ni buri kanzu kubyo ukundi bujyana n'ibijye muri anniversaire ndi mwana atsa urangu umwe urangwa washyitse. Nawe ndi nzindukira. Yes, Gilbert. Ewana, sorry reka mbisegure ubura nazi ko madame ari mu nzu nabonaga telefone yiwe agira ngo arahari ashobora kuba ari mu baturanyi so numvaga bitagikunze rero nta kuntu se twareba ahantu tugasangirirayo nta kibazo mwe mwahareba ndeni mukambwira nkabasangayo sawa ubwo ndahita nza kubareba. Okay. Sawa. Shu nizere ko umukozi wawe naza nawe ndamukohereza mutahereremo. Sawa. Mara mbona utari muzima. Ntera stress hejuru y'izindi nteye. Sibyo? Nifite stress za nyamamo. nyine mu by'ukuri nagiraga ngo ashimire mwarakoze kuducumbikira pe muri abantu beza Imana ibaha umugisha ariko nagiraga ngo mbasezere banabonye akazi ndashaka kugenda. Uvuze ngo iki? Ndashaka kugenda nabonye akazi. Ariko abakobwa mwabaye muti urumva icyo ngicyo cyo ugiye kutwitura twagutoye ku muhanda mwabuze aho murara muraje tubashyize mu nzu murarara ku gitanda cyiza urumva icyo ngicyo cyo ugiye kutwitura ese ubona nubwo bibashimishije bidushimishije akazi twari twakubwiye ko twakabuze ese ariko naje gushaka ikigo hoshi genda aho utangiye kubyimbira no kumva atangiye no kuvuga ugatangira no kumuvugiramo muri stock nawe mwaje musangamo akabido kuzuye k'amavuta nimusigara murirwa murya amafiriti buri munsi ubu mukanya siko turi gupanga bije ko twakora indi stock nshyashya hari ikintu mwabuze none urumva woze wakarabye isabune nziza uraga amazi amanuka inzobe yongeye ibinzobe ati ugiye gushaka akazi ese basire kubinyorera mwagize neza Imana niyo yo kubitura sumva nkubwire sheri kora nakubwiye ko turi kugushakira akazi na mugenzi wawe muri kampani andi gukoranamo n'umuvandimwe ko kujya mukoramo amasuku aka kanya urumva ko waza kudusezera muri iri joro nk'abantu bakugiriye neza ibyo bishatse kuvuga iki none se ko nabonye akazi urumva nabura kujya kugakora ariko kazi uri gushyira imbere akazi bwoko ki kandi twari gushaka gushakira akazi ubu se ejo ku manywa bwo ntikakorwa ese ko mutsimbara ariko nguma hano ni amahoro ni amahoro none se kuki mudashaka kundekura njye nzagumana nawe nyumvira ko nawe kubaza ye rega menya ko njye nawe dukundana nose ndakurekura muri iri joro rigihomora njye nawe turakundana wirirwa unyigaraguraho uruhande hano utambya ko nkunda ntabwo
nkundana nawe pe ubifashe uko bitari. shikama ahangaha uryame ejo uzajya gutwereka ahantu akazi wakabonye kuko tugucumbikira ahangaha twabanje kujya kubaruza urumva utazajya hanze ahangaha ukagirirwa nabi bakaza bagaruka muri urugo ngo umuntu twabaruje yagiye hehe batari uburaya bukujyanye kuzunguka muri uyu mujyi wa Kigali by'ako kazi kawe sinkumva kandi ndabivuze umwana w'umwiga ndabivuze ubu rero reka mbanze mubwire ubu ntabwo ugiye gukora urahazi Nyine ni Chantal wahandanye. siko wamuzi uriya n'umugabo wa Giselle girlfriend wanjye wa mukobwa mwiza w'inzobe wabonye wafashe ka Chantal akakaniga iyo nahaba ngo mwamukize ubu waragiye gushyingura uramubonye ano ugiye gukora urahazi ngo ni abanyacyaro sha munsi nta mukozi atwatwaye ibanje no ikintu utazi wowe umuntu ari kubwira ntiwumve Nkusi agiye kuzagutatamura ugaruka iyo nda uhiraritse imbere ngo tukonye tugufashe Mureke kuntega iminsi. turera kutega iminsi yo tugushaka wiki umva nkubwire rero Kunyifuriza ibyo. umva nkubwire we uza muri uru rugo na mugenzi wawe twabanje kujya kubanzuza urumva kwa Mutwara Sibo na Mudugudu iri joro nta gusohoka ahangaha ngo ugiye mu kazi tegereza uzagende bukeye ejo utazagenda hano hanze bakakugirira nabi ugasanga batwikoresha igihanga cy'umuntu sibyo niba utarankunze ubyigumanire ariko ntabwo ugenda ijoro Ase ndetse nkajya mu kazi ko. ujya hehe ariko ugiye ute Jiga nta handi ngingi ntabwo naje kuba indayi Kigali sinaje no gushaka umugabo njye naje gushaka ubuzima kuko abona asize mama ndahazi ngomba gukora rero ngo shaka amafaranga nese hano nzajya mwicara ntabwo uva hano nsinge ko ibiri byiriya famiye wowe ntabwo bisobanukiwe umwe arya ukwe n'undi akarya ukwe uri kumva ese ko ugiye mu bakire mu washatse n'indi myenda ukagenda wambaye waribye nk'aho uvuye mu bantu Sister bakwita ndetse nitwa Wera Wera irindi se nitwa Wera Titi nase Wera ufite irangamuntu yego ndayifite uriya mukobwa wakuzanye muraziranye ni inshuti yanjye ubundi se ni ubwa mbere ukoze kano kazi cyangwa urusanzwe ugakora ni ubwa mbere nta handi hantu nakoze none se mu rugo ni he mu rugo ni Burasirazuba rero ngewe hano mbamo n'umugore wanjye tubana turi babiri muri uru rugo rero niba wumva uri tayari gutangira akazi umudamu wanjye ntuzatungurwe ubonye hari imico runaka kwiyeretseho akunda kugira akantu k'uburakari ariko ntabwo ari umugore sibyo ubwo se ntabwo azajya nkubita oya ntabwo yakubita gusa nyine hari igihe agira amahane rimwe na rimwe ariko ntabwo ari umwana mubi sibyo ibyo sinzi nimba uzabyihangana ko nimba umbwiye ko wari ubwa mbere ugiye gutangira akazi wenda ashobora kuzagutungura ukagira ngo wenda hari ikindi kibyihishe inyuma ese ubundi uzi guteka uzi kumesa yego imirimo yose nzi kuyikora pe yose nzi ko ngerageza wenda hari nk'icyo mumbwiye gukora nkabona sinkizi nabasobanuza ariko ibyinshi byose ndagerageza gusa nyine niba ari umunyamahane muzamubwire basi ntakajya nkanga n'inzajya nkosa ajya nyereka amakosa nakoze n'isubireho nyine nawe ubwawe urumva ugomba kubyirinda nta kundi ni ugukora inshingano zawe ni ugukora icyakuzanye sibyo urumva uri tayari se gutangira yego ndi tayari none se muzajya mumpemba ngahe wowe se urumva twaguhemba ngahe nk'ibihumbi 50 50 ntabwo umuntu yahita abigwa ako kanya sibyo urumva nimba ugiye gutangira reka tubanze turebe kuno kwezi nimbona uza akazi neza
nzagenda nkongeza sibyo yenda gutangiza 30 sibyo ikindi nkwemereye ntuzajya urwara yewe nzajya nkuvuza ku mafaranga yanjye ntayo nzagukata ariko nawe nugira ibintu wangiza ibyo umena ibyo ari ipasi yapfuye ari uburangare bwawe cyo nawe urabyumva nzajya nyagukata sibyo ariko nyine ku iki cyo kumena ibintu hari ubwo ushaka kumena ikintu nyine ari impanuka utabishaka wenda mujye mushyiramo n'impuhwe kuko nabonye muri abantu beza birumvikana ariko ni n'ikiba rimwe kabiri gatatu nawe urabyumva nyine zabikabije sibyo nta kibazo ngende tayari gutangira akazi okay Hey! We! You! Wowe nanone? Ahangaha uraje kwamara iki? ndi mu kazi Wahawe nande rero? na boss Ariko mwa bakobwa mwe sinzi ikintu vraiment nabakoreye. Ku buryo mwirwa mungendaho. Rero musigaye munsanga niwanjye. Kamwe gacaracara hano ejo akandi gacaracara ku manywa. Umva rero mubwiza ukuri sibyo? Mumbare mwinzamura isukari n'amadayimoni sibyo? Fata ikintu cyitwa utwawe sibyo? Niba ari uduconco wazanye, niba ari puberi wazanye, niba ari imyambaro whatever, I don't care sibyo? Mutokere mu rugo kandi nabwo rutava neza ndagusanga manywe nyoko. Umva rero umbwira wa mugore niba uri umugore niba uri umukobwa niba uri habara sinzi icyo uri cyo. Uzi ko ujyana abantu batavuga ukagira ngo nuko batazi kuvuga. Njye ndi habara. Nta soni. Njye ndi habara. Ariko wa mugore uzi ko herekera umuntu yakwihoreye yacicitse ukagira ngo atazi kuvuga. Mi? Kuva natwitwa njye nta muntu urahangara kunuka kuri mama. None wowe uraza unshingaho nta n'isoni. Mu rugo rwanjye? Ndakwiyamye n'undi munsi utazongera kumenyera. Ndakwiyamye utazongera. Pima wongere ubisubire mu nkwereke icyo nkorera. Pima wongere nkwereke icyo nkorera. Biteze ni byiza wiriwe ute meze neza Musiki. Nanavuze kuzanyisha kubera yancege yawe ubuje kunsuzugurira icege hano. None baje kunuka iwanje. Iwanje kunuka njyewe. Ni wendi kubasa nsubiza birawazanye n'ibiki none. Urana mukase bavuga gase. Uje kunsuzugurira icege. Ni wendi kubaza ariko. Kunsuzuguza umukozi. You wowe. ariko ntakwice nta soni Ndekura. Ngankubita. reba ibintu Nyina nkubita. Nkubita. Nyica n'ubundi barabivuze. N'undi barabivuze kuzanyica, uzankubita, uzangira iki? Nacyo nyica. None nganyica. Ni mwanya wawe ngaho nyica. None nakutuzuguza yancegera ngo unatega n'amahoro. Ngaho nyica. Nyica. Ngaho nyica ndahari. Nyica. Esa. Ariko urifuza icyo wa mugore urifuza nyica ndahari. umva ngewe nibi naba ngombwa iyi nzu nzayigusigamo kugira amahoro bikore nta mugore ukurimo reba ibintu mbasaze ku gitanda n'iki nkawe uraho ngaho mu nzara muri telefone wajya umenya ko wakuze wajya umenya ko uri umugore w'umugabo ukamenya inshingano zawe kwirirwa muri telefone gusa n'inzara ibyo ngewe bimariye iki nicyo nakuzaniye isoni egirayo
we nzagusigamo noneho uzasiga nushaka uzajya uzanamo abo bagabo ushaka bose stupid. Bose nari narangije guteka, natetse umuceri n'ibirayi n'isosi. Ntacyo ntabwo ndi burye. Ntabwo murya? Kiyorere ntabwo ngiye nshaka ibi. Urakoze. Sheri iki? Ntabwo ndi sheri wawe. Nuko nkubwiye. Si Ikinyarwanda mvuze. Enough is enough. Meze neza? Ya, nta kibazo. Cyunga, niko se madame. Ibi ni biki wambaye wataye byomba n'intuzuza kwimeza neza hano bigende. Urya se uno madame? Ese ubwo rasunika nde? Igihe Kava muri Nyabarongo. kufunza hariya. Ase ni wowe. Ucyoye. Buriya mbere urabona ninde muntu uri bukwakire? Ne habaye iki? Niba ushaka gusakuza bagiye bakagwana ku rukara. Ariko mu mutwe wawe ntihazima cyangwa watunga. Aho wowe ndibaza uracyari muzima cyangwa? Ushaka kuzana hise? Niyo ushaka kuturwane. Ushaka guteza fight. Urabona njye nakwanduza amaboko yawe kujyana indwara nawe. Izo mfunguzo bwana. Izi funguzo ni izawe? Ma izo mfunguzo nigendere. Izi zifitemo uburenganzira? Oya. Ariko inda mugira agatege. Inde ndaye. Oya imbuku nako. Imbuku mugira agatege. Niko mabu. Kandi rukumva wakijyana n'umugore w'isezerano. Ubusa ninjye nawe ninde ndaye. Yigo. Ayishua. Ura uricara ukabona umugore mu rugo. Shande ndakuza kugukanda ndakwigira imitwe. Mada, nta jambo ufite mu rugo. Yigo. Yego. Yigo. Sawa reka turindiraze. Rego n'urugo narusezeranyemo ku kantu gashyira mu mutwe bakuru gushuri. Mada, wasezeranye ntabwo biguhesha uburenganzira bwo kwigira nabi. Erega baravuga ngo waje se kumusora umukobwa. Umugezi bwami. Ariko ubwenge buke butuma ataharamba. Bwawe. Ngomba ko umwana yabeje wundi wo mu cyaro ugomba kuza kuntwara urugo umwana avukitaho ni mu biryo. Cyangwa uri kwibwira ngo burya ni buno. Ishyamba ryarahindutse. Imiti wazanye nazanye renze yawe. Jewe niba ufite imiti nge nta miti nkoresha. Cyangwa ubwo ibyo wazanye byataye garanti. Okay. Twe dukundwa by'umwimerere. None no buretse gaturaje umenye turareba. Nyine turareba imbaga turareba indaya n'umugore. Kubaka isezerano cyangwa kubaka umutima w'umuntu. Uza kubakisha umutima mu rugo rwanjye. Okay. Courage dufite mu gihe cyangwa biri kuguhire ninjye nawe ujye nje. Komeza urwite rwawe kugeza igihe nzabona rusohokemo harusigara. Nta kibazo mambe. Reka tubirindire sheri wanjye. Sawa. Komeza utegereze kugeza. Ako musina nakurenganya. We ntabwo nkurenganya. Ufite uguhaye ijambo. Cyari kiguri cy'umugabo nashatse.
uretse aze aha mva umugore wasezeranye cyangwa se naguseka usohotse mbere yawe mu rugo rwanjye rwawe nanjye n'umugabo wanjye wowe niba ufite yareshyaga washyizeho ibyo byuma ushaka iki ubwo yareshyaga niba uzarayifite amafaranga yo kuyareshyeshya wose urayafite ntabyo nashyiramo ko menyanye nta kintu wabaye kandi ndabibona noneho mukanya zisubira mu kigo havuye imari uretse gato ashyira dupinga ntacyo mpingamo nawe wacegewe isoni zizabuka gusa niba waje umukobwa arakora iki hano? siba cyasezereye hano umukobwa ntabwo umushaka muri iyi nzu. ubundi wari ukamusura muri inzu ko yananiwe ni njye wamwijije. yaje ari kuntuka cyane uzi ibitutsi ndukiye hano mva wowe umbwira kandi ufite ubwenge nenje kure ko ubwenge ufite uvuga bufite ariko nsanze bucagase so wikaraze wibagirwa ko ndi umugore usezerana hano mu gitondo azindukira ari ubu sibyo turareba uwo batera hanze fungurira nitahire ntabwo se ko mbona ubwawe fungurira nitahire uza se nagufunguriye umva wabwiye n'ingirwa umugore yawe ugafungura nk'isohokera bari mufungurira agenda ntabwo mushaka ibi bintu shani biza muri ibu ndabona utuntu ku muhanda tumeze nk'utwambaro umva fungurira mufungurira agenda sibyo ese muramfungura ntimufungurira nari ngize ngo muri bo mfungure muragumye mu nkire mwigereza nako tuwarete yanyu wayizaga mushaka iki muri tuwarete agenda tukubure aho ni buri wagukura umugore utukana kuriya nk'imboga ahubwo se yinjiye hano gute? ngiye nicaye hano muri salo ngiye kubona mbona araje anguyeho hariya nibagiwe gushyiramo urufunguzo uzi ibitutsi hano iki hano ngo ndindaya ngo aje kunsohora mu rugo ukagira ngo yaranzanye nyine ubutaha mbabarire ntazongera kwinjira uzajya uhozamo urufunguzo hari ni ukuzamenyesha umuzamu ko atazongera kurenga hariya nta kibazo Afani. Yes. Nje kukureba ngo tuvugane ku kirego nakiriye. Ikirego kimeze gute? Ikirego cy'abakobwa bishe umuntu bari mu cyaro. Amakuru ahari ngo nuko bahungiye i Kigali. Abakobwa babiri bishe umuntu. Abo bakobwa babiri se mwaba muzi ahantu bakomoka? Amakuru dufite ngo baturitse bari mu Birambo mu cyaro higiye. Mu Birambo bya Nyamasheke se? Yes. Nyamasheke. Hanyuma se mwaba mufite amafoto yabo kugira ngo turebe uburyo twatangira kubakurikirana? Kubera ko ikirego aribwo kiritangwa na amafoto turabona, gusa nari navuganye na Olivier twemeza ko tugomba kuyashaka, tugomba kumenya amakuru yimbetse kuri iki kirego. Okay. Wowe rero genda ubikurikirane urebe Olivier mukore kuri iyo dosiye ubundi afternoon uze kundeba mu rugo tubiganire kurumva iyo dosiye niyo kwitonderwa ntago yoroshye ibintu bikomeye tugomba gukurikirana twitonze. Okay? Yes. Wogenda urebe Olivier uraza kundeba kuri office nimugoroba. Yes, afande. Sawa sawa. Si bro ntabwo ujya mu kazi mana. Ntabwo uri kubona ako gashati kawe nashyizeho hirya ndagira ngo bashyiraho akantu kugira ngo agashati kanyuzure neza mani. Isiko kuri bo bahamagaye bambaza mbese nta bakobwa babiri naba naracumbikiye. Basubiza ngo iki?
Nababwiye ko nawe abakobwa ntabo nzi, nta bakobwa twacumbikiye. Umva nawe ubera igicucu. None se bo gusubije mu ki? Sinari busubize mu kiba. Njyewe barambwiye ngo saa 9 zuzuye ngo nze kwita kuri station ya RIB. Ngo barankeneye. Kumana uzi ko niyo bwo. Umva ngubwire rero. Barate prabizi ko nta mikino bagira. Uri kumva? Niba nugerayo ugenda ubaha amakuru yose uhere ku murongo buryo twahuye nabo ninjoro tukabacumbikira ubabwira ko tutakinavugana nabo. Uri kumva? Ku by'ejo n'ejo bundi wongeye kuguhamagara ibintu uri buvuge wakongera ukabisubiramo bigahura. Uri kumva? Kuko bashobora kuba batekereza yuko buri abakobwa bashobora kuba baribye nk'umuntu bavuye aha ngaha bakabagenda bakiba nk'umuntu bagatekereza yuko dushobora kuba dukorana nabo. None rero kangubwiye reka ngende mbitabe sibyo? Ibyo bari bumbaze ndasubiza ibyo ngibyo umbwiye. None baguhamagara abari kuzababwira kujya tutazanyurana sibyo? Wowe nyine nimumara kuvugana ibyo bakubaje byose n'ibyo bababwiye uze kumamagara uhita ubimgezaho kugira ngo nanjye bamuhamagaye ku byo tudashobora kuba twanya. Kurabize bari abatipe man bahita badutamo. Ntaribwo. Ubwo wari uzi ko ntazakubona. Mbwira niba iki mwakoze? Ibiki nabyo. Wowe iki? Mbwira se vuba naraguheza umwuka. Nyine nabyo. Wenda kumenyesha yuko utari bumve mu nzara. Ukuri kundigaza. Ndugo usubira no kukuniga wanda kwica. Kuki RIB iduhamagara itubaza mwebwe? RIB? Nose ikintu ndi gukoresha. Menya ko utari bumve mu nzara. Ngiye kuguheza umwuka. Umva mugenzi wanjye niba mufunga. Kubera mwebwe. Mbwira se vuba vuba. Nukuri nabyo. Wowe iki? Mbwira vuba bashana utarava mu mwuka. Kuko ngiye kukwica. Uri kunyumva? Nyine. Vuga se. Eka mubwizo ukuri. Vuga wowe. Eka mubwizo ukuri nyine. Vuga se ibyo bivuga. Vuga vuba. Wowe bitese. Were se ndi guhamagara hano mwiyinze. Njye ntabwo nitwera nitwa Mimi. Sinzi wowe uri guhamagara ari wowe. Si umukobwa kakanya upfuye uranutse. Kaho ujya kunshyingura. So je nakundukira iwanjye ngo ndakunukira. Ese gako nshinze na wibagiye ko twaturukanye mu cyaro. Ndagusetse njye narengwe nawe. Njye narengwe nawe. Reba ukuntu gase. Ese ahantu ubona ntabwo ukaraba nta n'ugufura. Ubuse biko tubinyujije mu muhanda bisabye. Ndabibona ko tutagisa nyine, ndabibona ariko uruwera twaturukanye mu cyaro, twareranywe, twakoranye ibijumba, intabire twarayiteranye, umva. Ibintu byose twarabikoranye urabizi. Ndagusohora nabi. Gira vumbwira icyakuzanye hano utsubire mu byo narindimo. Ndabibona. Ni inzu iri kukongoza. Gufite ikihe kibazo gituma ushaka kumara igihe kingana gutya muri Kigali usa gutyo. Reba ukuza. Barabongo ntabwo bakwishyura. Se we gabanya kunyishongora. Oya sinkakubwira ibintu bizima ahubwo ushaka kunzamukana. Reba ukuza. Ako waje Kigali ubona inda. Musanze kwiseta se? Musanze iwanjye nushaka no kuza kumbwira ubusa. Ndagusohora nabi. Gira vumbwira icyakuzanye hano utsubire mu byo narindimo. Cyangwa usohoka utakivuze. Ibyo tubireke ariko simbabarira ngusaba ikintu. Ndashaka nsobanura iki kintu. Habaye iki? Ko nzi yuko twaturukanye ibyaro nta kibazo gihari.
tukaza dukundanye turi nk'abavandimwe unyihindutse bigenze biti ubu buzima twabanyemo aka kanyura bwibagiwe koko niyo wagera kure ukagira ubuzima bwiza nta nubwo wamfasha nyine ukama ngwaye iminota 5 yo kumbwira icyakuzanye hano uretse gato hari ubutumwa nkuzaniye ayo matwi yambaye inzogera ndashaka yuko uyateka neza ukayabangura ndagira ngo ubwize ukuri ko noneho burya si wumva Ribu yadushakaga mu cyaro ubu noneho bari gukorana niyo mu mujyi ndagusetsa nkubwira ikintu kimwe ndashaka ibyo bintu binkuramo n'amaguru yanjye n'amaboko yanjye kuko urabizi neza ko muntu ntigeze imukoraho ngira ngo urabizi ko ari wahururanye ibibando ukamwinshi urabizi rero ibyo bintu byawe na Ribu sohokana ujye kudirenga na Ribu ntago mpari bagufata twumvikane baga wifashe niba waraje kuntabara washaka kuvuza indura abantu bakaza bakadutabara ntago nigeze ngutuma kwica umuntu uribuka ko muntu ari wamwishe wenyine rero wibinzanamo simari sindi no mu Rwanda kano kanya ndagira ngo sohoka ugende ujye kubirangiza umeze neza cyane rwose urabibona umeze neza urasa neza niko utarumerutse cyangwa ntago kutaguheruka biragaragara buri muntu wese urugo rwakuguye neza urakoze cyane shana ukuri urasa neza ahubwo ndibaza kuki mutaduha umwana mwatwimye ubukwe ubwo dutegereje umwana nyine ako birifu hano wamenya ubwo ni iki se katarimo si nka yose none se umutwara arahari shayevu yaragiye mu kazi rero aho ntabwo aragaruka gusa ndatekereza nkurikije amasaha ageze sinari mu nzira za ndabona amasaha yakoze yegereje ashobora kuba ari mu nzira ze wamushakaga se urumva hari gahunda twari dufitanye twari twavuganye ambwira ko ndi bumusangana mu rugo so ubwo niba adahari namuvugisha aramindi gahunda rero nakurangaranye duhirana n'ibiganiro nkwakiriza iki se ngo dufite amazi hari ji hari wayini hari amata byose birahari kwa ndi mu kazi nta kindi nanywa ndanywa akaji karaba gahagije ikonje kamurebere thank you Fiona? yes Wahageze? Sava Sava. karibu Ize neza. Fiona? Sorry cyane nagize ikibazo cy'imodoka yanjye. Yatobotse ipine nyine mu kanishi wanjye ndamushaka ndamubura ibyo byantindije. Hako nizere ko Sheri yagufashe neza. yamfashe neza yanyakiriye yaganirije sanze niba no kuvuga ni mugire muduhakana dore ndetse okay sawa reka ibyo tube tubibyihoreye gato katuvuga n'ibijyanye n'akazi ko wavuga ushaka kumva muri Claudia Mwandi proud n'ubizi nuko nyine twari dufitanye gahunda ari bijyanye n'akazi nashaka ko tuganira sibyo Nikose ngo bimeze bite rero Olivier mwaje kubona afande Olivier twavuganye kandi akazi kose twamereye nabi kugeza ubu tuvugana twamaze kubona ifoto y'umugore w'abakobwa good job wayinyereka N'uyu mukobwa se mwabonye cyane uwo n'umwe muri babandi babiri nakubwiye bashinzwe ubwicanyi sure yes afande twekane waba umuzi yes
isura ntabwo ari ubwa mbere nyibonye kuba numva naramubonye ahubwo se hari umuntu ntabwo muzi wayitegereze neza umukobwa ntabwo muzi okay so Fiona ndabuntegereje gatoya ndaje wajya muto sibyo hano usanga mu gikari zo tuvuga ndashaka umbwiza ukuri kandi ntumbeshye turumvikana uyu mukobwa uramuzi ntabwo umuzi ntabwo umuzi ikintu nawe uyu mukobwa ntabwo ari wawe wakuzanye ntabwo umuzi igihe umukobwa twahuriye ku marembo wandangira akazi n'ahandi hantu nziranye nawe urambwira gute ko utamuzi mbese ko yandangira kandi yumva yakoze amahane ni ukuri nta hantu namwe tuziranye umva ko ukuntu byagenze njyewe naraje ndi kwishakira akazi tuba turahuye ndambwira niba umenyereye ino karitsiye wandangiye akazi arambwira ngo abantu bari bamutumye umukozi abanzanye gutyo nta hantu namwe tuziranye kandi niko kuri twumvikane ndaramuka nsanze umbeshye njyewe ubwanjye ndakwifungira ngo wabikora buriga bari kumbeshyera sinshaka umuntu ukinisha ubuzima bwanjye nakugiriye neza muzana iwanjye kubera icyizere nari nakugiriye sibyo ariko ibintu utangiye byo kuzana by'amanyanga pay attention ntabwo ndi kukubeshyera none se kuki umwihakana kandi umuzi njyerega twahuriye hariya ntabwo muzi bihagije none se ibyo yakoze byangiraho ingaruka gute kandi tutaziranye okay tugiye kujya mu iperereza nisanga nawe ubirimo muziranye wambeshye aho nzagushira kuhakora bizakugora uranyumva neza kaho ugenda kandi yigishe Nicara tuvugane. Fiona, ndashaka ugenda ukandibira Olivier mukagarukana hano hari ibintu nshaka tuganirira hano. Okay? Yes. So there you go. Musafandi. Bigenze bite ko mbonye madamu ajya mu cyumba raka? Fiona ibyo ntabwo bikureba. Wegenda urebe Olivier, then you come back. Muri kumwe ubundi tugiye ibintu tuganira hano kandi ugire ibyo. Musafandi. Ndabona bino bintu atari seri. Ntabwo bisanzwe. Igihe kibazo. Fiona, what is wrong with you? Wegenda ukora ibyo ngubwiye. Musafandi. Kandi ukajya usubirisha. Musafandi. Iminota 10 wowe mugeze hano. Uwera. Uwera. Hari ikibazo naba naraguteye hari ikintu wenda nakoze ntazi icyatumye unyishamo nawe ni ugushaka nabi se abakobwa bose mbuye nabo
nawe nuko umeze mbwiza ukuri wishe umuntu Reka mubwize ukuri ukuntu byagenze urabona injira Damusore uragezwa n'iki kuri ribu barampamagaye bambaza amakuru y'abakobwa babiri nacumbikiye harimo Uwera na mugenzi we. Ubwo rero navuze mbere yo kujya kuri ribu reka nze kubanza mbarize neza ahantu Uwera atuye nze murebe wenda hari amakuru yabyo ushaka ko kuri ribu bampamagaye mbere yo kujya kwitaba kuri ribu navuze reka mbanze nze gushaka Uwera. none se Uwera musanzwe muziranye Yego we na mugenzi we twavuye mu cyaro nyine turatoragura ku muhanda njye n'umuhungu tubana turabacumbikira. Okay. So musore rero sinzi nimba ari ukuyoba ngira ngo hano urabona nta biro yari biri hano sibyo ubwo tugomba kujyaho ugomba kujya nyine tugende kuri headquarter yabo ubaze ikibazo hano ni mu rugo rw'umuntu kugira ngo urabibone kandi ibintu ntuzabyumve sibyo basohokera mu Gusa ariko ndagenzwa n'amahoro nuko mbonye mbere yo kwitaba kuri ribu nabanza nkaza nkareba Uwera wenda hari amakuru yandusha nkagira icyo nza gusobanura kuri ribu. sawa sohoka ugende kandi n'ikindi gihe ntuzabyumve genda wiga kuvugisha ubuzima nyine ukuntu byagenze ndumva nkiri mu cyaro hari ikigabo cyitwa Rutambi cyakundaga kugenda kuri mama cyane ushaka kumufata ku ngufu umunsi umwe cyaraje nagiye kuvoma gishaka gufata mama ku ngufu nyine kiramurwanya cyane kiranagukomeretsa mu kanwa amaraso mvuye kuvoma ngeze mu rugo numva mama ari gutaka cyane noneho ngerageje ngo nshyire amazi ati njye kumutabara icyo kigabo kimbonye nanjye kinyirukaho kingeza mu ishyamba y'iwabo Chantal noneho gishaka kumfata ku ngufu ndataka cyane turarwana natse Chantal yumva ijwi ryanjye nyine ahura aje kuntabara afite n'umuhini w'isuka ahita agikubita kirapfa ariko nyine aho hafi hari icyobo. ese uwo Chantal uvuga ni uriya mu ifoto aho hafi hari icyobo duhirikiramo uwo Rutambi turenzaho ibitaka nyine mu buryo bwo kwitabara ariko si njye wamwishe urumva ni Chantal wamukubise umuhini ahita apfa niba yarapfuye niba yaravugaye ntabwo tubizi gusa nuko byagenze. Okay. Ubwo rero nawe urabyumva bigiye gukurikiraho hajya kuza ubutabera ukore akazi kako gusa I'm very disappointed sinumva impamvu ibintu nk'ibyo utigeze ubimbwira mbere wenda ndebe ko hari n'ikintu nakora kuki wanyihishe mu bigezaho maze kubimbwira mbere ngo ndebe wenda niba hari ikintu nakora ngubu it's too late nta kintu nagufasha rwose tuza rero hamwe ubutabera buze gukora akazi kawe nta kintu nakora rwose njye nari ko ngiye kukugira umufasha abana none I don't know what to do. Wewe Olivier bite mwana? Sawa. Ese bro kuma naguhamagaye kuva mu gitondo phone yawe ntayiriho nakubuze. Jesus Christ, Jafar. Yara shahajima akadege kabisa ntabwo. Nakundi nyine. Olivier dushobora kuba dufite ikibazo. Kimeze gite? Urumva ninabwiye kabisa.
amubwira ngo ko twakiriye ikirego gishyize kuri aba bakobwa ambwira ye ko tugomba kubivuganira iwe agiye kumureba ansangayo nari nakubwiye ko agomba kumwereka ifoto namweretse ifoto akibona kandi hanze aha hantu hagomba kuba harimo ikibazo mva igitangaje bahagurutse bagiye kuvugana yicaye muri salo mva mu cyumba bya dogereye afande uzi ko yapyatuye umugore w'urushyi uravuze ngo afande yakubise umugore we niyo mpamvu ngo harimo ikibazo uriya mugore wa afande ashobora kuba hari amakuru abifiteho umugore ashobora kuba abiri kandi ntabwo ndi kure y'ukuri ahubwo si ku kazi usize yone ya ku kazi hariyo afande Kabarisa hariyo Jonathan ndetse na Jeff gusa thank you otherwise afande Hello? Yes, afande. Ni fresh. Afande ndi kumwe na Olivier turimo kuvugana kuri cya kibazo. Okay, afande. Nta kibazo. avuze Tujye ku kazi. Dufata amapingu tujye gufata umutwe. Habari. Ariko akazi muri kunkorera muri iyi minsi ni akazi bwoko ki? Ntabwo ndi kubyumva. Sinumva ukuntu ntanga oda mukayirengaho mugakora ibyo mwishakiye. Mwasobanurira ukuntu bari abantu bafunguwe. samahana afande impamvu bariya abantu twabarikuye amasaha bafatiweho yarageze kugira ngo tubafungure dosiye igaragaza ko amasaha yo gutaha yabo yarageze niyo mpamvu twabarikuye None se kuki mwabikoze ntimwambwira? twari tukiri gukora report afande But communication is the key. Afande ntabwo bizongera. Ntabwo bizongera kabisa. Ibintu ntibizongera kumvikana. Yes, je tire. Kuko cyateye. Okay. Ikindi mugomba kumenya ni uko umugore wanjye muraba mumujyanye umushyira agomba kujya. Ibindi turakurikiza process. Sindi. afande ntabwo ikirego cy'uriya mugore kikiri mu maboko ya polisi ubu tuvugana cyamaze gushyikirizwa RIB n'iri kugikurikirana Hanyuma se ubundi iyo dosiye iteye itubu yaba yaraturutse hehe? Nuko nabikubwiye ni mu birambo bya Nyamasheke. Sitasiyo ya RIB niyo yaduhaye amakuru. Bariya abakobwa bo bakeka ko bishe nuko amakuru dufite yuko aho bikekwa ko bari baramushyinguye atakirimo. Kubw'izo mpamvu rero umugore wawe tuba tumujyana mu gihe iperereza gikomeje. Okay. So ubwo uko nabibabwiye ngo ikurikiraho ni process. Kindi please communication. Wera. Gwina.
hagarara hariya. aho mukora ibyo mushinzwe. Sheri wambabariye kuko kwarangwana. Sheri kuko bagiye kumfunga. Nakubwiye ngo tugomba gukurikiza ubutabera. Sheri wambabariye ndakwinginze. Uze ni wamfunga. Mutegereje iki? We madame. Imbere tugenda. Sheri wambabariye. Gereza n'amapingu mu modoka tumutware. Yes sir. Aka ni kagakobwa. Agatsinda gahora mwenda umwe ntawe kajya gahindura. Icara hari. Yavuze icara hasi. Hasi. Namwe mwicara. Ubu nuri igiki cyatuma udutesha umutwe uko tungana? None se habaye icyo fandi? Mbwira. Uriya muntu mwamwishimo wafatanyije nani? Uhuye n'umuntu. Shut up! Wumvuga uramuzi. Umuntu arahari. Arahari ni ukuri. Ngo? No. Ndashaka kunyigisha. Afande, uno mukobwa ni umutekamutwe. Ntabwo twagumye hano twumva amateshwa yabo. Tugomba gukurikiza icyo amategeko ategeka. Ariko nyine narinde kubwira Uwera nyine ko twari turi Ciceka. n'ukuri twa Ndavuze ngo ciceka. Kandi Fiona mwe mubajyana. ariko afande twari kumwe nawe uri sheri kuko barameye kwayibura tunarenga Usibye n'abasazi nk'abasazi. Usibye ikibaye. Ariko barebe ko n'unyiciye TikTok man. Uri kuvuga ngo umusazi reba views mfite. Uri kuzibona? Ndabona bahatwitse, ndabona abafollowers bawe harimo na Gigi. Ariko abantu bakibona ukuntu kiba gisa neza. Cyane cyane nawe. Kibona ariko nyine ntabwo ari icyawe. Ntabwo ari iki? Ari icyawe. Umva bibanze mubwire. Nuriwe ngiye nuriya mugabo. Umva. Njye nawe tuzamwicanye nawe. Ariko rumwihanduza cu. Akanya se biragije ko gusa afande bana. Afande safande iki? Batiri mu gihugu gifite umutekano kandi Kigali bisheye. Ahubwo nagiye uri kuvuga kuri yawe ramukuye utegura twacukiye bifite ibyisoro n'iki cyo gushyukura. Weraze? Wera wabonye abana na munsi n'umugore w'umugabo se? Ari Gigi wawe. Ari kumwe na Fande, ari nawe. Ntabwo ukiri kumwe na Gigi. Afande yatsindiye Uwera. Ahubwo wagunze kuruta. Ntibishoboka mani. Buriya Gigi ntabwo yabura imigozi muzirika. Reka mani umenya ko Gigi ari umukobwa w'umujyi. Kandi noneho warebye uburyo asaba. Gigi ni igikobwa cyiza cy'inzobe. Giteye neza aho gisaba yikorera. Gifite inzobe nziza kirekire. Urajya kuvuga ukavuga nawe kandi ukadafatika. Wowe ureshya kuri yose by'amaso abarata meza ubonye iki? Mani kuba musa abana we ni kwa kundi muri ibyo ufata nyine ugafata ibyo wowe. Ni kwa kundi buri cyo ufata ukica umujyi. Nta soni. Iki se kukivuga neza ukitera. Uzongera ntawe umubona. Mani nzamubona mani cya gikobwa wowe urabizi. Impamvu mvuga gutyo nuko utaroga amazi ya nyayo. Ntacyo ariko nanjye nzi ko mutakiri kumwe izi saha twanabigura. Kamuhamagara urese ugura iki? N'icupa kurigura ari ikibazo. Kakumanza uko telefone itarimo mani. Narakudotse gafifi nkawe se abishakira abafande bro. Wapi mani ntabwo Gigi yatinyuka kumbuka kuko namukuru gutuye aranyumva byari. Ariko ajya kwibera mu aparite. Abona gatumucumbikira mwiriya burende ukagira ngo ntarange ko ubuzima bwe buzarangira. Telefone ye ntayiriho mani.
Burya cyari gishaka isoni naratsanze cya kibebi byataje uburyo byabatse bandi. Fone nayo mwana usubiye gafite ikihe kibazo kuri Yes, come in. Fani. Aho neza. Karibu. Afandi, Yes. mukomeza kwihangana. Ndabizi ko bitoroshye. Yeah. Uri mu nzu wenyine. Yeah. Naragenda amenyera. Nite se wowe akazi meze bite? Meze neza, n'akazi kameze neza. Ikirego tukigize kure, turimo kugikurikirana. Nyine bigeze he? Ntabwo muramenya uriya mugabo aherereye. Ku bijyanye n'amakuru baduhaye bari abakobwa, bigaragara cyo bafite ukuri. Ibyo bavuga ntabwo batandukiye, bose baratubwira ibintu byenda gusa kandi bihura. Urumva ku bijyanye n'uriya mugabo bakeka ko bishe, batubwiye ko Uwera yageze mu rugo agasanga uriya mugabo ashaka gufata mama we ku ngufu. Nawe umugabo amaze kubona ko Uwera yamubonye ari nabwo yamwirukankanaga. Ya numva iyo story umugore wanjye yabimbwiyeho, ahubwo ngiye ikintu ushaka kumenya, mwari bwabone ibizibiti bigaragaza ko uwo mugabo yaba ariho. Ibyo nakubwiraga. Aho ngaho rero niho hazimo kwese Chantal aje gutabara Uwera. Karibwa yamukwitaga ikintu mu mutwe agahita agwera. Kubera ubwoba n'igihunga no kudasobanukirwa bagize, ngo baramukurubanye bamunaga mu kinogo cyari hafi aho. Gusa Buribu yiriye iwabo mu cyaro arimo kutubwira yuko nta murambo nta n'amagufwa basanzemo aho ngaho. Ibigaragara cyo Chantal ashobora kuba afite ukuri. Uriya mugabo ashobora kuba ariho. Yeah, we never know. Nashoboka ariko nyine komeza tugakurikirana. Gusa ikintu kwisabira nuko bino bintu uko ushoboye
uburyo aya makuru yose atazagera kuri wa mugore wanjye wa mbere n'ibitaga iki, kuko n'ubu tuvugana ahangaha haramutse amenye ko ndi muri iyi nzu ngenyine yazaje n'ibyo byose akaza agaparika. ariko kuzazi unyurutse we bite bya Gigi ameze ati abahe baza nanjye nkubaze nyine aho muyerukira mperuka hararanye n'akantu k'agasore kari aho, kuva icyo gihe ntabwo ndongera kumubona, tukivugana no kuri telefone, so ntabwo nza amakuru. Musanze ngaramye ahangaha njya mu cyumba nasinzira nkarota umugore wanjye, mbese ntabwo ntuje. birumvikana ariko turabikurikirana, amahirwe ahari menshi niko 99% ubu irashobora gufungura. Okay, urakoze cyane ko utegereza. Sawa fandi, nkomeze akazi. Sawa sawa. Hagarara. Hello? Yes, sir. What? Arabonetse se? Ngo mbarekure? Asante afande. Umva. Umuntu bikekwa ko mwishe. Ngo arabonetse. Mana ushimwe uhimbazwe, urakoze kumva isengesho ryacu. Icyubahiro Mana. Mana ushimwe uhimbazwe, urakoze n'ukuri ko rutambabonetse. Yo, amashimwe ni ayawe. Se kuri kundeba gutya, uri kumva ntacyo gushima Imana ufite? Shima Imana se nshima Imana ibiki? Niba kuntu umusebeje imbere y'umugabo wanjye ngo ndumwicanye, shima Imana wowe ufite ibyo shima. Ubu se ndasubira mubwira ngo iki? Ubu ndasubira mubwira umugabo wanjye iki? Yego, narakubwiraga ko ndi umwere nta muntu nishe, ubu se ntagabonetse. Baba we mwere we, ariko se we kuko niwe ukomeje guhinduka gutya umunsi ku wundi urahinduka. Erega ndi Chantal mwaturukanye mu cyaro. Ibyo se biranyubakira? Ureba kuntu musize munsenyeye. Nashaka uri Chantal inshuro igihumbi. Tugusenyeye se ubwo rwari rurihora? Rutabose ntabwo mwambishye ko nishe umuntu ntica. Ako se ubwo ukunyihinduka bizakumarira iki? Hakura umwana mubi bigeze. Chantal mbabarira cyane. Byo nta kinyeneye kubyumva. Ubu se ndasubira mu rugo mvuga ngo iki? Cyakora. Erega n'umugabo wawe arabizi. Se yaba atabizi tukaba twarajyanye. Ugiye kuncunaguza? Oya ntago ari ukugucunaguza. Mve mbere rero genda. Ariko pe ntago nari nzi ko abana b'abantu bahinduka gutya. Siko uhinduka kurusha ikirere we. Nicyo ujya kubona ukabona imvura iraguye, ukabona izuba riraba, utazi uko bimeze. Mana yanjye. Cyakora pe. Chantal wafashe inzira ukajya iwanyu. Uri inyana y'imbwa nta kindi nabona. Okay, nta kindi. Uri iki? Shinzi mbi. Gakomeza uburaya bwawe. Kwasa n'umutwa. Komeza uburaya. ngira ngo turi kumvikana. Ibibazo byose byabaye bitewe n'abari abakobwa, kandi nzi neza ko muzi ahantu bari. Nimutagaragaza ahantu bari rero muramufitanyije nabo, muramufitemo uruhare. Ni mu ndangira abakobwa bari, ibindi ntabwo bibareba. Ariko se uratubaza aho abakobwa bari, aho tubaza nkandi.
abakozi rero ubona twikoranye tunabazi ka makuru mfite ari uko muza wa mukobwa ari ko mwabaje no kumucumbikira ko mwabaga muri kumwe ko nahari mu mukivugana mwandangiye wo mukobwa bose n'abakobwa twacumbikiye ntabwo mwacumbikiye ko niko kuri ntabakobwa twacumbikiye reka mbabwire rero mwabahungu buriya rye mukene n'ikintu mutazi ibintu mbabwira byajemo ibintu by'ingorane bikomeye abakobwa bateje zishobora no gufungisha n'abantu rero niba muri kubahishira muzabyirengera nzi neza ko igihe amategeko azakurikiza cyangwa se bazaza gucukumbura ko abantu mwari mufitanye gahunda mwari muzi aho bari mukakuharanga amategeko azabakurikirana siko abantu bose muri minsi bigeze badanje bumva ukuntu uri kudukanga nigeze wadanje bose uratubaza aho bari uratubaza nkande ahubwo uwundi wese ntabwo bari menye ko ngishinzwe kumenya aho umukobwa ari kandi mbibakuyemo bose nta mpamvu yo gushondana nta bakobwa twacumbikiye niko kuri murabona apfuye kuza gutya ntafite ibonyohereje cyangwa ntafite aho nkorera hasabwe ko ngomba kuza kubabaza nyine uwo guhaye amakuru genda akwereka aho bari ntiwuze aho bari ariko ushaka ko n'ufite ivogonyo kanaga ari ivogonyo ubwo guhishira ikintu uzi urumva ari ubugabo ariko bose ukuntu kudusagarira rero dusanze mu rugo kudusagarira kabisa no kubasagarira yifatira gutya nanga ko yiboneye nimba mwanze kumbwira neza uriya mukobwa ari mukaba mwimanya amakuru y'uwo mukobwa kandi muyafite sawa reka mpamagare ubwo babaze neza ese n'umwana wawe ibyo by'umwana wanjye ntabwo bikureba wenda ngira hari kuko hazi ibindi turabivugana nyuma okay sawa reka mpamagare ariko se uretse gato uhagira ugenzi mu gake ko abantu baba bari bagomba kuganira n'abantu b'abagabo sibyo ndi kubabwira se nyine urajya gufata telefone uhamagara nyine nari guhamagara nyine mumbwire wa mukobwa mu ndangire basi no mu bimfura cyangwa mu binyangamugayo kurangira umuntu iki gihugu turi muri kigendera ku mategeko singiye kumwica singiye kumugira nabi mfite impamvu ndi kumushaka mfite n'abantu kumushaka abahe uwo mukobwa abana nande mani bro kwari uze wabonye aho baba bamurangiye akava hanga akagenda tiyo duta mu bibazo so umuntu araguhungiraho warangiza ukashaka utanga amakuru ngo ujye uramushakira iki ariko ufite ikibazo cyo mani bare senze umushakira iki nako ko bashobora kuba ari bisa umva barati guhamagara mwana uretse umuntu ariko bashobora kuba ari bisa mbendetse bikize muri gutinya iki kubavuga kubera iki reka twumvikane nk'abaryi b'imbuto nyine hambwira none se arabona byenda bakwisha gusangira nawe ngende imbuto ngende sangira nawe reka nyine ndakurangira ahantu handangire nyine nibyo shaka ndangira umukobwa murabizatuye ndabizeze ko muhazi mwaramucumbikiye muzi n'inzaba muzi n'umuntu babana ni mu ndangira hari ngende nigereyo ibindi ntabwo bibareba ndagenda mvuga ngo ni mu muhandangiye umva bitumvikana mwana mani wamurangiye ko ari wowe uhazi nimba wazi wava ibibazo bikavanga bari abakobwa n'ubundi batubereye inyatsi ntibarigiye babibisamba bahamurangire bavanga abahe icyo bamushakira icyo cyose ariko wowe ubundi worogera badufunge usanze se ari nakubwiye se wowe ntabwo nakubwiye wagenda ukahamwirira muhandangire hano Kigali ntabwo amazu ayabekanye mu ndangire karitsiye mu ndangire na veni inomero y'umuhanda mu ndangire n'inzu ukuntu imeze ngenda hamenye kuko mfite harya ngo ni harya urenze kuri RP kumanuka kuri repare Nyamirambo urenze kuri RP ukamanuka umuhanda ujya nko kwirimbi bahita ngo kicida kivugiza ku isibo ya kabiri hari hatangira hano parika mu modoka gusa gasa nkatame buryo guri uhita ukatamo iburyo nyine ariko numwe ni kunzi imeze ite urayibona ni gipangu ku muhanda urangirira nyine ndangire nzimeze gutwara mu isumwero na ama etage hari ama etage isumwero ariko ubwo ntabwo uri kumva isumwero ama etage yose isumwero ndanyajyamo ndangira nzi igipangu kirasa ni shokora ni nimero ya 16 nimero 16 ise ko ari babirashakana nuwera cyane ntabwo bitureba ubone wese fa ko arimo muri abo ngabo sawa murakoze imana se ko muri kunyuka inabi ukinabi se wo murashaka kurangira ugashaka uranageza baza kundushya ngamara amasaga ari kukubaza umvarata ari binyine tubirenge we ratovugisha ukuri rate ibyo byafande byihorere reka ngende urakoze cyane kuba muhandanye gusa mwidose mudukuremo nagatwa wari mugira ikibazo mwe kuva muhandanye ni mubona nta kibazo kibareba sawa uranga kumurangira buriya bukobwa urugero ngo badufunge hejuru ya buriya bujura mani patro rero nubwo nari nyuze ahangaha wenda ngira ngo mumenyeshe cyari kingenza
ubundi njyewe ntabwo mwari munzi ariko najya mbibwire. Njye ndi umuntu w'umugabo mukuru cyane, afite n'abana, nkaba nitwa Rutambi. Rutambi rwose. Iryo zina ndumva atari ubwa mbere niyumvishe. Byashoboka. Mu rugo ni hehe? Iwacu ni ahantu bita muri Birambo, mu cyaro cya Birambo. Niho nari mfite urugo. Muri Nyamasheke? Aho rwose. Okay. Hanyuma hashize igihe nkaje kugira ibintu by'insanganya, nza kugirirwa nabi n'umwana w'umukobwa. Ese nimba bitakugoye wakuramo rinete? Wakoze. Ndwara amaso ariko nta kibazo. Hanyuma uwo mukobwa yaje kunkubita ifuni hano ahangaha mu mutwe, dore ahangaha uraza kubona igikomere ahangaha. Ndabibona. Nyuma yaho rero naje kujya mu bitaro, natorabwa n'abantu banjyana mu bitaro, sinzi n'uburyo nageze, nashuditse numva ngo ndahantu bita CH. Harwarira igihe kirekire, ariko umuntu warwaje yambwiye ko umukobwa wankubise ifuni ashobora kuba atamuri mu rugo. Hano turi se? Yandangiye hano muri uyu mujyi nyine, mbwira ko ahantu nzabona ahantu hari agataje nyine. Hanyuma se byagenze gute nyine kugira ngo bagukubite ifuni? Wari wakoze iki? Ni birebire n'ibyo byo mu cyaro nyine byo gutaniya n'iki, ugasanga habayemo ibintu by'amakimbirane kandi bitari ngombwa. Nta mutima munini uwo mukobwa yari afite, urebye nanjye nta mutima munini mufite, gusa ntibyaje nk'impanuka urebye. Wenda ushobora kuba utazi uri kubwira, ariko amakuru yawe ndayafite. Yes. Amakuru yawe ndayafite. Abo bantu ntago umuntu, ubundi se umuntu w'umukobwa yagukubita n'izo mbaraga ufite gute? Nyine bivuze ngo ushobora wari ugiye kubahohotera, nabo barakwikiza. Kuri kw'Imana ntabwo nakubeshya kuza umubyeyi. Abakobwa ba ubundi njye uranze imbere yuko ujya kubura. Ntabwo nari mbazi nuko wari wanangiye hano. Nafande rero kumbabarira nyine, niyo mpamvu uwo mukobwa arenje kumusaba imbabazi ko ibyo byose byabaye. Ndo cyari kinzanye, arenje kumusaba imbabazi rwose. Uze ndakubwiye ko atuye umuntu nyine wari ndwaje mu bitaro, niwe wandangiye ko ashobora kuba hano no karitsiye hano mu gataje nyine ko hejuru. Bituma nyine nza kumubariza hano, yenda kumusaba imbabazi twiyunge, nta wundi mutima munini wari wagenzaga rwose. Okay. Ngo rero no umudamu wanjye yewe tubana hano. Ase wowe bite byawe? Mbabarira rwose njye ntabwo mushaka hano. Niba nkunda mbabarira, uriya mugabo si mushaka hano. Ntabwo mushaka se kubi uretse no kubantu ntunabasuhuze. Wambabarira se basuka musohora. Umva nkubwire. Nubundi ntabwo aje mu mahane cyangwa iki. Urumva? Yaraje ngo gusaba imbabazi. Waje tukicara no gusaba imbabazi. Oya, reka nkubwize ukuri. Mbabarira. Ndakwinginze. Nukuri mbabarira. Musara gutwara iki? Ubona icyo yagutwara mpari? Ntabwo nshaka kuribana n'uriya mugabo wanyumvise. Wambabarira ukamusohora koko. Nse hari ikihe kibazo? Niwicara gutwara. Oya, ntabwo uriya mugabo mushaka mw'urugo. Mbabarira kandi ubyumve. Nyine aje mu mahoro. Ashaka gusaba imbabazi. Ese wanyumvise ko ntabwo nshaka kuvugana nawe. Cyangwa hari ibindi udashaka ko nanjye menye? Ntabyo nta kiri hagati yanjye nawe, uri gusimushaka hano. Okay. Koresha uko ushoboye pe, mbabarira. Sawa. Mva mugabo. Madamu wanjye ntago yifuza kuguma. Ashaka kugenda.
ngenda Yes. safande ko nabwiye ko nagenzwe n'ibintu bibi ko nagira ngo umusembazi yenda amakosa namukoreye. Yego nakumvishe kandi njye nta kibazo pe. Ariko we ntago abishaka. Sishaka ahungabana rero ubwo afata n'ukuri ibintu bya kera ntago ari ibintu kuba mwenda ngo niba n'umunsi kurya ahungabana cyo ushaka ko umusembazi ngakiranuka ku mutima. None se ko ari kwambwiye wa mugabo uragira ngo bigende bite? Twamuganiriza afande ukumva wenda ko wenda kumwaturuka yabyanze. Abadamu buri bagira kuntu bagira amahane. Mukuri mugere ko imbabazi musaba nta yabyanze ariko uragira ngo ngire nta nicyo cyari kinjyanye hari kandi mukuri mbabarira ubwo mugabo wambabare kuko ukagenda waduhaye amahoro muri ino nzu ukagenda kuko base wahita gusemba bazi nese urashaka ndashaka gusemba bazi babarira ntabwo meze neza ndakwinginze mbabarira ugende mbabarira ni ukuri ihangane pe kandi ntabwo nshaka kuvana udushwanye ihangane ugende mu mahoro naje gushwana ariko se urajya impaka z'iki wa mugabo sabe kwibwiriye se so kugenda ukagenda ariko ntabwo nagenzwaga n'ikintu kibi rwose murabyeyi oya ihangane ugende rwose ibintu byawe nta biganiro dushaka hano muherekeza agenda ufunga Wino dasubirayo wino hano sirika kugenda usubirayo waragiye kumwepa rero ze ngo nari bukubone waragiye kwepa waracyafite ubugome nk'ubwa kera se shaka nakwize ngo ubu nagufatira guhanyira hano none ubuse wamwepera none wamwepera ubu ni ukuri mbabarira